reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukunda kandi mudukurikira aho muri kutwumva ahariho hose #Sankara niko chano yitwa #Sankara Thomas Sankara Thomas Sankara TV Sergeant Major Robert TV nabivanze Sergeant Major Robert Kabera TV ariko uyu munsi ndaza editinga neza kaje magambo magufi ku buryo bataza kugira ikibazo go ahead. Uyu munsi nishimiye kubahereza ikaze ingabo nyazo inkotanyi cyane Major Robert turiko ya mbere ukwakira uwa 90 twarose inzozi nziza iko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye nawadukomye imbere inkotanyi Kagitumba yinjiwe umutara wafashwe na Gatuna yinjiwe ibirunga byafashwe Ruhengeri twayituye inkotanyi yo Imana ishimwe kandi yongere gushyirwa hejuru ni surprise kuri jewe kuba twinjiye ku itariki ya mbere ukwakira ndi kumwe n'aba bagabo by'umwihariko ndi kumwe n'umuririmbyi rurangiranwa niko mu Kirundi bavuga waririmbye iyi ndirimbo mumaze kumva nkaba ndi kumwe na Major Robert nawe waririmbye indirimbo zigiye zitandukanye ariko indirimbo nakunze cyane mu ndirimbo zose ni indirimbo ivuga ngo gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho amaboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho amaboko yabawe ahora gukorera Rwanda. Yes, nishimiye kubahereza ikaze mwese. Urakoze cyane reka nanjye maze surizeho mbone gusuhuza Thomas Sankara cyamamare iyo ndirimbo twatangiriye yongera ngo niye nuko nubundi nuko bimeze niwe yaririmbiye na mugenzi we inde Beni Rutabana niwe bakoze indirimbo iya mbere ukwakira uwa 90 Imana yabo mugisha then uko bivuze nyine turishimira uyu munsi tariki ya none twibutsa abasore bato batari gito bafashe iya mbere mu kwambuka bavuye mu gihugu bahereye mu gihugu cya Uganda ariko bakoranyeho nabi Burundi, Tanzania, Congo, Kenya bose nabari bavuye hanze mu bindi bihugu baje gufatanya na FPR inkotanyi kugira ngo barokore abanyarwanda cyangwa se barengere igihugu babohore igihugu nkuko twagiye tubivuga no kuvuga ngo iyi tariki nibyo itwibutsa cyane tunibuka cyane bayobowe na Late Afande General Fred Gisa Rwigema intwari ya Afrika intwari ikomeye cyane wakoze bitangaza Mozambique, Tanzania, Uganda, Rwanda karumenera amaraso muri iki gihe nago tumwibuka nkaho dufite agahinda ahubwo tuba tutekereza ngo akwiriye salute tunishima tunabyina kubera ko icyo ile msuru ariyo fungua wafataga urwa cyatsi akagikura muri nyina icyatsi kugikura muri nyina no kugira gutya do iki ni icyatsi atingikuye muri nyina icyatsi nigisubira muri iki cyatsi kivuyemo nibwo tuzasubira ku mupaka dusubira mu Uganda atariki icyatsi no kidashobora kwinjira muri icyatsi tugikuyemo hakuna skarata mmoja atakayorudi nyuma no hatangiye ndirimbo ngo wawili wakufe watatu wasonge watakayo baki watajenga inchi kimbunga cyane abandi bavuga ngo kibonge sinzana babikura Mumu ndavuga kimbunga chanini vijana walihamia misituni mama kibonge barawe kibonge ni kibonge ariko kimbunga ni serwakira kuvuga ngo n'uruvunganzoka rw'abasore barimo barazamuka bagiye wamehamia misituni wamehamia mashamba ishyamba kukomba watoto waliojitoa muhanga kujitoa muhanga no kwitanga nk'ibitambo muhanga yani walijitoa muhanga bajya guharanira u Rwanda kubwiyo gutera leta nago yabaga ari ibintu byoroshye ni ibintu yabaga bikomeye kuko bageze n'ahandi ba Samputo n'abandi baririmbiye za gisheze tashe zishanga marembo adadiye no bazatashe sanga marembo adadiye koko habayeho kufungua moto mkali kwa kuingia
mpakani na kuingia kwa nchi yao. Kugera ku butaka abana barabusoma baravuga dutashye iwacu. Kabone niyo bapfa bamwe benshi barapfuye, ariko aliyofungua msururu ni kiongozi mheshimiwa tena shujaa hero Major General Fred Gisa Rwigema, intwari y'u Rwanda, intwari ya Afrika. Rest in peace afande. Aha, reka mbaze Thomas Sankara, niki cyaguteye kuririmba iyi ndirimbo waririmbiye itariki by'umwihariko turiho, niki wibukira kuri uriya munsi? Yes, ndagushimye cyane Ezekiel waduhaye uyu mwanya. Kandi ndashimira n'abatwumva bose kuri uyu munsi, byabaye by'icyubahiro rwose kuba twahuriye muri iki kiganiro. Kuri uyu munsi, kuri iyi tariki itazibagirana mu mateka y'Abanyarwanda. Itariki nyibutse ibintu byinshi cyane. Itariki rero ni itariki u Rwanda rwatangiye andi mateka, n'Abanyarwanda bakomeza amateka yabo n'imihigo. Ariko cyane cyane kuri uyu munsi twibuka ubutwari bw'umugabo Fred Gisa Rwigema, wafunguye umupaka. Afungura umupaka agira ngo haba amahoro, impunzi zitahe. Nkuko hari ikiganiro ejo bundi nababwiye ku kibazo cy'impunzi, burya cyari ikibazo gikomeye. Noneho yari yarakuriye mu mpunzi na bagenzi be bari bose, bafungura umupaka, bihuza nuko Abanyarwanda benshi bari mu kababaro, abandi ari impunzi nyine, bo mu ngeri zose no mu moko yose. Natwe twari turi mu gihugu. Uwo munsi watubereye nko kuvuka bundi bushya, kuko ni ibintu byadutunguye. Ndibuka umunsi umwe, uwo munsi ku itariki ya mbere z'ukwa 10, kigiye nari ntwaye abantu b'abayobozi hakurya nyine wacu, nari umwana na umujene w'umushoferi. Noneho turagenda, tugeze mu nzira nko mu masaha 8 saa 9, mbatwaye barabategetse. Nari umushoferi. Ndi mukuru. Ndi mukuru. Ndi mukuru. Nawe Rwigema uramuzi nyine, urumva nanjye umuntu wari utabaye mu gihe cya Rwigema. Noneho umuzi mbona nkubone? Oya, ntabwo nicyo cyambabaje. Ariko maze kumva ko yapfuye, nanjye ntabwo natindiganije. Nahise ngenda ku rugamba. Wari utarinjira, yapfuye utarinjira urugamba? Yapfuye ku itariki 2 urugamba rwatangiye uno munsi. Ngewe nagiye mu rugamba umwaka ukurikiyeho, hari mu kwa 10, ngewe njya ku rugamba mu kwa 4 ku mwaka wundi. None icyo gihe ubwo nari ntwaye abantu, turi kugenda mu modoka, ngiye kubona mbona bari amenyo bandakariye. Nyiyoberwa ibyo ari byo, navuga ijambo bakambwira nabi. Naho ubwo bo bafashe amakuru yuko za nyenzi zateye. Bo bafashe amakuru, nge ntabizi. Noneho aya numva bimwe barongorerana. Ibyo biranyobera. Noneho tuza kugera ahantu twahagaze gato, sinzi ukuntu nafunguye radio, numva Radio Rwanda irimo iramagana inyenzi Inkotanyi. Kubera yuko mu mutima wanjye hari harimo ikintu cyuko agahato kari mu gihugu kagomba gushira. Ngewe nahise nibona ndi ku rugamba. Yego. Noneho kwa kundi umuntu atwara imodoka, hamwe ugendera nko muri 50 cyangwa mu 100, ngewe nakubaga 2. Nagendaga imodoka, sinamenya ko imodoka yagiye. Noneho ndagenda, tugezeyo buracya. Kuri kakazi mbona batangiye gufunga abantu ibyitso. Amaze gutangira gufunga ibyitso, ngewe najyaga kubifata, kubitwara. Utwara ibyitso? Ibyitso njya kubifunga, njyana n'abajya kubifunga. Utwara imodoka? Ntwaye imodoka. Batakuzi se kuri? Ntabwo ibyo byose sinari inyenzi nyine, ariko ntibanyizeraga, ariko kuko nakoraga akazi icyo gihe. Ibyitso barabifunze, ariko ngewe nkumva simpari sindiho.
noneho bareba ukuntu mfata ibyitso n'ukuntu mbyitayeho batangira nanjye kunkorera dosiye batuye umuntu tumufunge nawe. Ibyo ndabivuga nihuta kugira ngo tudatinda kuko tuvuze ibi bintu by'iyi tariki twazagiza n'ejo tutararangiza. Nuko noneho igihe cyarageze bafungura bya byitso, itegeko rivuye i Kigali babifunguye, icyo gihe njya kubifata aho bari barabijyanye hariya ku prefecture ya Kibuye. Noneho ngiye mu mihanda y'ibitaka ko bari bashonje bafite inzara, ngenda buhoro. Noneho twari turi kumwe, yabaye n'intera hamwe yisha abantu benshi cyane, sinzi niba kina bahuye yarapfuye wenda. Noneho we arandakarira kambwira nihute nkanga. Noneho turagenda tugezeyo bankorera dosiye nanjye ngo ejo mu gitondo baze kumbo. Itegeko rirasobanura ngo ntimugire umuntu mwongera gufunga, bahita banyirukana. Ugize ku marembo ya Mabuso? N'ubundi aho nakoraga hari Mabuso, ntabwo nari kujya kure. Baranyirukana, maze kunyirukana ndagenda subira yo ku Kibuye nyine hariya ku mujyi. Noneho niberaho kwezi kwa mbere kwa kabiri Ruhengeri iraterwa. Ruhengeri imaze guterwa buke ngeze hariya ahantu bita kuri rompuwe hariya ku Kibuye, abasirikare bahacungaga, umusirikare arandeba w'inzira bwoba arambwira abantu bose bumva ngo we shawu ngo inyenzi zongera gufata zongera kwa advancingaho na metero imwe nzahita nkumariramwe aya masasu. Buke mu gitondo fata twangushye ndigendera ndahunga njya ku rugamba. Iby'inzira nibirebere harimo story ndende. Njya ku rugamba, ngeze ku rugamba ninjira mu gisirikari, njya kurwana n'umutima umwe mbikunze ko numvaga yuko ibyo ari byo byose hagiye kubaho ibintu by'impinduka. So ariko nta nubwo twumvaga yuko umuyobozi wacu Gisa Rwigema yapfuye, bamwe batubwira ko nta wapfuye ahari. No tukavuga ati buriya nama yari ya Makizari. Makizari ni abarebos nyeshyamba. Nuko tubaho ngaho kuki se mwumvaga yuko atapfuye? Ntabwo twumvaga ko yapfuye kuko bamwe bavuga ko atapfuye, abandi bakavuga ko yapfuye, ariko bavuga ko atapfuye nibo bari benshi kuko no mu gisirikare ntabwo byari byemewe kubivuga ku mugaragaro. Nuko igihe kiragera rero intambara irarangira, hakozwe byinshi, twakoze byinshi ku rugamba, ariko tubyitwaramo neza. Na rimwe icyo gihe dusubiye inyuma gato, izina rya nyakwigendera Fred Rwigema ryari rimeze gute muri icyo gihe? Mu gihugu ryafatwaga gute? Mu gisirikare cyari kiriho icyo gihe barifataga gute ku buryo kumva ko yapfuye abenshi bagombaga kubihisha? Mu gihugu uko byafatwaga, ubutegetsi bwo mu gihugu bwa Habyarimana bwari buriho bwarabyishimiye cyane. Noneho abumva bashyigikiye ko izo nkotanyi zaza bikabababaza. Noneho hakabaho n'iminsi mikuru yo kumuhamba bamugeranya n'imitumba, ibintu nk'ibyo. Mbese biragenda bitera akavuyo mu gihugu, byabaye mu vurungano nabyo. Byabaye mu vurungano. Noneho abantu bamwe bagira agahinda, abandi barishima ngo umubisha yapfuye. Nuko igihugu cyagabanutse, noneho bizamuka bigera ku rwego rwo hejuru. Urupfu rwa Rwigema mbese rwabaye ikintu cy'umusemburo gituma buri muntu wese ahaguruka akabona ko ibintu bikomeye. Niyo mpamvu iriya ni intwari ikomeye, ni intwari y'iteka. Ko numva utari bwinjire iyi ndirimbo wayihimbye, ko biri kose inkotanyi zitera ntabwo winjiranye nazo, ahubwo waje kwinjira nyuma. Iyi ndirimbo waje kuyitekereza ute? Ubusanzwe iyi ndirimbo nta nubwo ari nge wayihimbye, ngewe nyirizina ntabwo ari ngewe wayihimbye. Nkuko nakubwiye, iyi ndirimbo najyanye tumaze guhunga, twageze i Burundi, mpahurira na Rutabana Benjamin Beni. Noneho igroupe yari arimo y'imiryango, we ntibamwemerera yuko agenda,
ngiyo nari ndimo banyemerera sinzi ukuntu nagenda banegosia ndabwira ni hari umusore ndashaka gusiga kuko uriya nyine yari umwana w'iwacu tumenyeranye cyane noneho ndavuga nti sinajya ku rugamba musize ndagenda ndabinginga ndababwira ni mureke tujyane n'uyu muhungu n'uwiwacu ndamuzi neza urumva barekaga umuntu ari uko bamuzi bamaze kumwigaho noneho barareka turajyana rero na Rutabana tugeze muri training wing baduha umukoro wo baratubaza ngo bazi guhimba indirimbo n'ibandi yaberaga na Kivare baravuga bati abazi kuririmba indirimbo bashobora kuturirimbira indirimbo n'ibande turahari hano noneho nge na Rutabana rero tujya mu gihuru hariya murandika indirimbo araza yarayifite we yarafite ijwi ryayo yarafite melody amaze kugira melody noneho ndamubwira noneho reka noneho tuyikore neza indirimbo noneho tuyigira iy'urugamba sasa turayandika neza turayikora twazikoze ari ebyiri n'indi yitwa Afrika warakubititse indirimbo turazikora ariko urumva mu mikorere y'iriya ndirimbo harimo guhanura Kagitumba yinjiwe ibyo byari byarabaye umutara wafashwe wari utarafatwa Gatuna yinjiwe ibyo byari byarabaye ibirunga byafashwe mbese harimo ibintu nyine by'ikizere ni nayo mpamvu yabaye indirimbo ikomeye nko ku banyamuryango bari mu bihugu bitandukanye abasore bose barabyumvaga bakavuga bati twatanzwe badutanze umushi nuko turagenda ndibuka iyo ndirimbo yampesheje ipeti rya Serge nkigera kuri mu birunga urabona uriya mugabo witwa Rugigana buriya ndamukunda cyane yari umugabo w'umuhanga cyane ku rugamba Rugigana murumuna wa Nyamwasa icyo gihe namusanze mu birunga abo twajyanye bararipoti bati ngo wahimbye ya mbere kwakira ahita amaserije aho nyine ishyushye uretse ko baje kuyinyaka bari kwatse byagenze gute bavuga ati uyu muntu turamuhaserije nta kintu arakora ajya pigana mbese ngewe ibintu byo mu gisirikare nyine byagendaga nyine binzanamo utuntu ntazi nuko noneho amiryo peti ndimara naho iminsi mike ariko nyuma yaho ko ntitwabanaga we yari optiwo yari umuntu ushinzwe ama operation Rugigana Fande Rugigana nuko ariko buriya Rugigana tumugarutseho niyo mpamvu muvuze ari n'umugabo cyane buriya yampromotinze inshuro ebyiri ubwa mbere yamaye Serija nubwo bayinyatse ubwa kabiri intambara yararangiye duhura ntwaye ya Fande Dodo ahita abwira Dodo Fande Dodo atuzi yuko ari waririmbye iya mbere ukwakira Dodo aravuga ngo reka ngo arakubeshya noneho Dodo avuze ngo ndabeshya noneho numva ishyaka riraje niho natangiriye kurimba zira ndimbo zose za Casualty n'izindi iri album yose ya mbere kugira ngo nagira ngo nerekane ko ntari umuntu wawo gusa ushoboye ko nshoboye yumva ko byaturutse kuri Rugigana nabwo yego yes noneho intambara rero turayikomeza ngaho na Robert navuge nawe Major Robert kuri iyi tariki turiho urugamba rwatangiriyeho wowe icyo gihe wari ukiri kadogo wari warakinjiye wari utarinjira byari bihagaze gute ngira ngo naburaga imyaka 2 kugira ngo ninjire ariko nyine morale yari yayindi nubundi kuko urumva struggle iriya nabarimba karimba kavuga ngo kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe tulimpiga adui na kumuondoa kabisa tulimpiga Kagitumba tukampiga Gabiro tulimpiga popote na kumuondoa kabisa kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe tulimpiga adui na kumuondoa kabisa alicho gihe bari barinjiye n'abari batarinjiye spirit yari imwe umuka wari umwe urukundo rwari rumwe nuvuga ngo kuza kujoininga igisirikare be bari nkuko ari igikorwa cya nyuma kandi
ubundi wari umusirikare buya n'abandi bari abasirikare batigeze bakora igisirikare yego abantu bakoze igisirikare batarabaye igisirikare kuko umutima wabo icyo gihe nari umwana muto nagomba kujya ku rugamba ku buryo nifite imyaka 13 gutyo 13 ngira ngo ariko cyangwa ndimo ndi bebeza wangu wavutse muye mwaka kandi abibara ntaza kubeshya abantu kandi nihaniye kubeshya ukatubare mu mubare vuga navutse mu 1976 mu kwezi kwa yari 14 ya nago nabwo ko bakadogo bara advancingaga ngira ngo jewe nuko nari kwishuri nuko njya numva bavuga ntago twiza kwiga umuntu yiga iki bundi umuntu yiga iki ubundi umuntu yakiza ubwenge jewe ntekereza ko umuntu kwiga ari ukwigana bino bahita kwiga hako twaranize yiga ubumenyi okay so icyo gihe twarabyumvishe ko afande ni murumuna wa dadi wanje umbyara uko ase wabo ni murumuna wa Kabera Bosco Kabera n'uwaruranga ngabo ko gisawe wa Kimonyo urumva no kuvuga ngo ariko mbere na mbere right now ntaranajya kure ntaranajya n'icyo mvuga ndabanza kuko muri famille tugiramo kuntu twajyaga tugira ibintu bisa nkaho turi nko mu cyunamo tatwibuka twebwe ariko ndashaka kubabwira bose ari ba Eric Junior ari teta ari na Auntie Janet hamwe na mukecuru ndabona ni famille ndavuga mama wa Fred na mufasha we Auntie Janet abana be teta no mufasha we yashatse hamwe na Junior ariwe Eric nabandi bajyaki bari mu hanze nabandi nabo bacyaba bariza Rwamagana ahandi hose mwese ndagira ngo uyu munsi ntago ari kwibuka ngo turire no munsi wo kunezerwa kuko intambwe afande yateye twese twarayikomeje kandi twutsa ikivi yatangiye ndomana sasa mimi nina mulala niyo mpamvu gitari kiyigeze ndishima n'ubu mu rugo nasize turimo kurwana no kuntu twakwitegura mu buryo bwose bushoboka tuze ku hari inkoko twashima Imana hari inkoko igomba kuboneka mu izina rya Yesu amen igomba kuboneka tugombe kurya ku nkoko uyu munsi no munsi mukuru no munsi wo kunezerwa ubutwari bw'ingabo z'inkotanyi zarapiye ikigeza RPA arizo RDF right now kuvuga ngo tugomba kunezerwa nubwo benshi babibona nk'akantu kabayeho kakamera nk'akantu gato cyane kuri bo bikagaragara amasegonda make bikarekeraho yakabaye abantu baserebora mpaka ejo kuko yini mwanzo ni tafari ryatangiye amaraso ya mbere ameneka ya fande akaba igitambo cy'u Rwanda niwe number 1 mu ntwari zabayeho muri Afrika je niko mbizi Imana mwakire kandi buri muntu wese ahwari nabifate nk'icyo nama cyangwa ko nago ari igihombo ubona jewe uri hanze y'igihugu nago nabura kujya mu gahinda uri mu gihugu ukandajya ku butaka bw'u Rwanda tangira celebrate koko aho mu mutekano urimo n'amaraso ya Fande Fred n'abagenzi be bapfuye muri iyo myaka kugenda kugeza muri 1994 tubohora igihugu siwe gusa turibuka benshi Fande Chris Bunyenyezi afande Peter Bayingana bafande benshi ba Samu Byarhanga bafande Bitamazire bafande benshi bose much salute much respect nabandi bana bato nabandi bapfuye batabyaye nabandi bakobwa bahaguye bake abagabo beza abana beza bari intiti bari abanyabwenge leo nitujya mu gahinda twaba tubateye agahinda nago baruhuka neza so tugomba kunezerwa tugaserebra kwa amaraso yabo nawe uri mu gihugu nezerwa uyu munsi userebore ako warubitse hasta abana bagiye kwishuri kurayo tangiriye winywero nirire go ahead leo ni furaha hari akabazo nshaka kukubaza
mu muryango uvuze uvukamo yaba Fred Rwigema ndetse na papa wawe bari abasirikare ba FPR Inkotanyi bahereye bari abasirikare ba NRM ariko bavayo bajya mu gutabara igihugu baguye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ese mu muryango wanyu hari undi musirikare urimo atari wowe? Ayo mba nashaka kuvuga ono umutekano wabo ariko ubwo barimo simbizi ntabwo ari ngombwa abari barimo barahagije uko biri kose niba mbyumva neza wakigiyemo abavandimwe baramaze kwitaba Imana gupfa bari barapfuye. Ni iki cyaguteye imbaraga zo kujya mu gisirikare? Papa wawe yaguyemo, so wanyu yaguyemo, ukavuga ati nanjye reka ngende. Niki cyabiguteraga? Abo ni bwa butwari bwacyo bw'abanyarwanda. Sije nyine washoye ko advancing ko data yarapfuye na data wacu agapfa. None se afande Fred ko yapfuye, afande PC ni yaje agakomeza kandi azi ko hari urupfu. Niyakomeje akarangiza urugamba karusoza karutsinda. None hanyuma se ubwo butwari nubwo abanyarwanda bagomba gukomeza bukagenda bukurikirana mpaka burandaranda ku buryo nago bavuga ngo wenda ngo nari strong cyane kurusha abandi kumenya ko wengine wako wanakufa wowe na advance. Ibyo ntacyo ariko je ubundi arakano kamwe nigeze ubundi mu bwenge mwinyura bwenge nigize gutekerezaho rimwe ndababwiye abasirikare akabambe abinjiye vuba no bamumyumve nabi. Umusirikare ujye mu gisirikare azi ko hari umutu imbere akavuga bakaba oya mama papa ndabaretse ni ndirimbo naririmbye ivuga ito wakati ule wakati ule nivanga kipindi kile icyagihe nivanga wakati kipindi kile nilipotoka nyumbani walihuzunika nyumbani maswali yalikuwa ni mengi walilalamika nilipowaambia kwamba mimi naenda jeshini walihuzunika baba na mama na ndugu zangu walinikataza nisende jeshini. Sasa hivi mimi mtu mzima na nimekuwa yakale yote yamepita no ngo igihuva mu rugo ujya ku rugamba ubwira ababyeyi bawutindagiye gusanga mananje we none so zagaruka ko nzi ko nabandi ari intumbi gusa ariko uwo muntu aba ari kaza roho anafunga roho bitandukanye n'utekereza ngo ngiye mu gisirikare kubera mission. Nabonye abasirikare bo nabonye abasirikare bazana miliyoni 10 na zingahe mimi naondoka. Ako ubwo butwari bw'icyo gihe I'm telling you n'abana bacu binjira muri iki gihe ndizera ko 100% n'abari uko bameze. Nago abakandiraho RDF ainya mera mikoro Thomas Sankara nawe muhate ibindi bibazo. Niba numvise neza itariki ya mbere Ukwakira ni itariki idashobora kwibagirana mu mateka yawe ndetse no mu mateka y'abanyarwanda bose muri rusange. Iyi tariki iyo igeze mu buzima bwawe bwose igusigira isiga iki mu buzima bwawe? Iyi tariki iyo iyi tariki igeze mbere yo kugira n'icyo mvuga reka nongere nihanganishe umuryango wa Fred Gisa Rwigema. Kuko iyo iyi tariki ije uyu munsi nta kindi kintu mbona mpita mbona Fred Gisa Rwigema. Noneho icyo nabwira umuryango we, mama we, madamu we n'abana be si babiri n'abana be babiri abonzi ndabihanganisha mbasabira umugisha kandi nkabaha ni n'ubutumwa kuko ngiye nagize amahirwe yo kumenyana n'Imana. Umunsi umwe Imana yanyeretse Rwigema yahawe ubugingo. Amina. Rwigema yahawe ubugingo, ntabwo ari umuntu wapfuye nk'uko abantu bose bapfa cyangwa abanyabyaha. We yahawe ubugingo.
burya rero kugira ngo Imana itoranye umuntu nka kuriya ikanemera ko agenda igitaraganya, burya hari ibyo bimukinze. Yego. Ibi bimukinze kugira ngo ajye kwibera mu ngororano z'intwari, mu ijuru ry'intwari, kugira ngo wenda n'ibi bya nyuma bindi byagiye bikurikiraho hatazagira n'ibimwanduza. Burya niko Imana ikora. Hari umuntu itwara hakiri kare imukiza ibyago byenda kuza. Rwigema rero ni muri ubwo buryo Imana yamunyeretse rimwe cyangwa kabiri. Iyo niyo nkuru nziza kuri uyu munsi iteka igeze mpita nibuka Rwigema. Ntago nari muzi, ntago nigeze mubona, ariko ndamuzirikana bitewe n'igikorwa cyahabaye. Noneho rero ku kibazo cyawe uvuga uti kuri uyu munsi wibuka iki, ubona iki, mpita mbona u Rwanda ruhinduka. Amateka y'u Rwanda yarahindutse cyane guhera kuri iyi tariki. Ibintu byose byari bihishwe mu mitima y'abantu no ku isi. Ibintu byinshi byarahindutse kubera yuko abantu bahise bafata impande, amacakubiri ahitaza, ibintu nk'ibyo. Mbese n'abatari bafite amacakubiri batangira kuyiga, batangira kuyigishwa. Abantu bamwe bagatabara bagiye ku rugamba, bakavuga ati reka tuzarwane tuzihorere. Abandi nabo bati bariya nabo baraducitse, buriya bazagaruka baturwanya. Urumva nk'igihe njya ku rugamba, njye umusirikare yarambwiye, nari ntaraba umusirikare, ntawe nibyo nari mfite. Aravuga ati inyenzi nizongera gutera, zari zaraye zitera Ruhengeri, ngo ziramuka zongera gutera rimwe nzakumarira mwaya masasu, nuko yavuze. Yari umusirikare. Urumva rero inzangano zahise zitera mu bantu. Urumva u Rwanda rwahinduye amateka. Ariko amateka y'u Rwanda ni magari, uko aho bigenda hose njye nicyo kindema umutima. Ikintu cya mbere cyandemye umutima nuko Fred yahawe ubugingo. Icya kabiri nuko impunzi zatashye zari zarahejejwe hanze. Icya gatatu nuko impunzi ziri hanze zizongera gutaha. Noneho zizongera gutaha, ubutazongera guhunga, zizongera gutaha zitagiye mu macakubiri, zitagiye mu ntambara. Mbese ibibi byose bigiye gushira. Iyi tariki rero ni intangiriro yo guhinduka ku Rwanda. U Rwanda rero hahindutse ibintu byinshi, ariko byose ubwo bihinduka gutyo biraganisha heza. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Iyi tariki rero ubu yirekuyeho umuzindaro w'umuziki, urayiririmba. Kuyiririmba ndetse n'indirimbo zawe zikaba ziri gukoreshwa mu gihe gisa n'iki, byo bisiga iki kuri wowe, biguhereza iyihe shusho mu gihe kizaza, ko ndi kubona n'imvi zirimo ziragenda ziba uruyenzi? Kuri ngewe imvi ntacyo zivuze. Imvi ni ikimenyetso n'icyubahiro. Ni icyubahiro. Icyubahiro n'umugisha ni ibintu bimwe. Kuri ngewe imvi ni icyubahiro. Nge simbona gusaza kuko ngewe mvuga Imana iteka, kuko ariyo navuganye nayo. Ngewe navuganye n'Imana ko icyo nasezeranye nayo ni ukubaho. Urumva rero kugira imvi niyo zaba umweru zose ntihasigare n'agasatsi na kamwe. Kuko ngewe navuganye n'Imana kubaho, kandi ko ibintu byinshi naciyemo ntabwo nakabaye nkiriho. Ni byinshi cyane cyane cyane, ariko kuko Imana yavuze iti uzabaho. Urumva rero ayo mateka yose, iyo ndirimbo y'icyo gihe, buriya yari ifite ikisobanura. Hariho ikindi gihe kizagera turushaho kubisa, cyatumye tuyiririmba kuri icyo gihe. Hari n'igihe kizagera ibihe bigende byerekana ibindi, n'ibihishwe bigende bijya ahagaragara. Kubera Imana rero twicaranye n'umwe ukomoka mu muryango w'intwari. Ni umugisha.
kubera Imana turi kumwe na Major Robert. Yes. Uyu munsi uriyumva ute kuba Imana yaragusigarije gusobanukirwa k'amateka y'u Rwanda, intwari y'u Rwanda mukomokaho amaraso yayo atigeze apfira ubusa abanyarwanda n'abanyarwandakazi? Ngewe muri uyu munsi cyangwa n'iminsi yose mba ngendamo ntambukamo, iyo mbyibutse mba proud. Noneho nkumva ko uwapfuye wenda azize kubohora igihugu akwiriye icyubahiro kandi mugombe icyubahiro, nanjye bikansaba kutazaba ikigwari, ngakomeza urugendo batangiye nanjye kuva nagera ikirenge mu cyabo, ngomba kubiharanira kugira ngo tutazarangwa ibinyuranye nuko we yarameze. Red Fred yari umuntu utazi umuhutu n'umututsi n'umutwe. We yarebaga umuntu, yakundaga abantu. Yari umuntu, yari igitangaza mu bantu bose nashoboye kumenya, gito namumenye ndi umwana. Umuzi mbona nkubone se? Umuzi mbona nkubone? Muzi mbona nkubone, ariko nari umwana still, koko rebuka igihe twaje za Kororo. Ni kera muri za 70, nari umwana muto cyane, muri 88 tuvuye Masaka. Ahitwa za Kijyoma nyiyo ngiyo Villa Maria. Nubwo nawe yigeze kwaza mu ijoro kumwe n'abasirikare benshi. Azaratsuhuza arangije aragenda. Undi munsi nabwo nari nazanye n'umubyeyi wanjye mama, tugeze mu mujyi wa Kampala aho Kororo, tunyurayo atubati muze direct, turaza turamusuhuza, agira ibintu aduha, turigenda. Sinongeye kubona Fred ukundi, nubwo nongeye kumukiryera kuva muri 88. Ntabwo nongeye kumubona, sijarudia kumubona tena. Gusa yari mwiza. Yari mwiza appearance, yari mwiza mu kuvuga seka, yari mwiza mu mutima, yari imfura. Ari uburangari no kumutima. Yule yari umuntu w'abantu. Yari umuntu w'abantu. Ntabwo yagiraga amatiku, yari straight gutya. Ariko mwanageshi. Nawe tekereza abandi bagenzi bo kuntu yabarutaga. Wari ukomeye muri bose yabaga ari majoro, ako yari general. Nawe umva distant. Kamuvuge uko namuvuzeho mu muvugo. Rwigema gisa ntitukuveba. Wari umusore utagira ukusa. Ari uburangari no ku mutima. None turire mu ntwari, Rurema azaduha undi mukinzi. Mana ishimwe. Rurema azaduha undi mukinzi. Major Robert, yes, kugira ngo uharanire kuzaba intwari nka Leti Gisa Fred Rwigema biragusaba iki? Ntago nabigeraho. Abantu turi ngoshaka somane. Uracyafite ubuzima. Nigeze kubona ari president umwe yari hamwe na ukijya hari mu nama, hari president nyakwigendera nde Robert Mugabe, hari Museveni, hari president ninde, bano ba mu Western. Noneho Mugabe nuza ninde, ari umuperezida wahagurutse. Kireka no vuga igihugu. Ntabwo ari Gaddafi. Yari perezida wa, no vuga igihugu umuntu ashobora guhita agenekereza. Yari perezida cyangwa yari umuntu wa UN wa ne Butos gari. No, sinzi umuntu. Ako yari perezida by the way. Biden yari perezida wa, yari perezida wa uyu nguyu bagize kudeta ninde. Wa yaro wa wikwibagirwa mwibuke. Ndamwibuka, ntago njya mva kwizima. Uyu bakubise kudeta ninde cya gisaza.
wasimbuye wanuza Burkina Faso wejo bundi noneho Blaise Compaoré niwe wavuze ngo arashaka kuzaba nka gusimbura nde ngo nawe bamwandikaho amateka nka apana nka Sankara ngo nkuko banditse kuri President wa South Africa Nelson Mandela ko no zatajya pfana Robert Mugabe ngo nawe genda bagufunga imyaka 27 uzave twite intwari rero nanjye mbwiye ngo ngende nzabe intwari nka General Fred Gisa Rwigema intwari y'u Rwanda na Afrika yose naba cyesobanje kangabanyiriza imyaka ngasubira inyuma nkongera nkambara general nyifite imyaka 20 ningahe nkuko yabigenje akaba ministre winga akayobora ingabo za Uganda ku myaka 20 ngahe uwo yakoze wonders and miracles yayoboye ingabo za Uganda zose ku myaka ya 20 ningahe nabeshya uwo yabaye Mose watangije wowe bavuga Mose ntibakabyitirira abandi bikamivuga bari kwaza kubivuga ariko ndashaka kwibuka ko wabaye Mose mu ba Yakobo usiga tutambutse Yorodani kuko watabarutse igitaraganya none reka ndekeraho none ikintu kiyonge nuvuga ngo Mose wanyawe nawe ubwe ntabwo yatashye Kanani ngo agereyo neza yaguye mu butayu Fred nawe yaguye mu butayu ranyumva neza yego Fred ntabwo yigeze agera Kigali mu gihugu cy'isezerano yakandagiye akuna kireba ariko noneho Imana ihagurutsa undi mugabo w'ibigango nawe akomeza urugamba Yosuwa yaha niwe afande peace Imana yigeze ibwira Yosuwa iravuga ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye none ni wowe ntoranyije ambukana n'ubu bwoko mujye mu gihugu mbahaye ngo uyu muhanuzi mugenzi wawe nawe uzuza urumva nyine Fred amaze gupfa twahise tugerayo yego uko burya intsinzi y'Imana muri babasirikari bose bahuruye yari yayiziritsemo yari iziritse muri babandi bose bahuruye niko intsinzi yari imeze intsinzi y'Imana yari iziritse mu basirikari bahuruye niyo mpamvu reba nyine igihugu cyageze ku ntego ya Gisa Rwigema nkamwe nk'abantu mwanyuze mu ngabo zabohoye igihugu iyo mubonye igihugu cy'u Rwanda inama mpuzamahanga abantu badekara ko zigomba kubera mu Rwanda jobundi amarushanwa y'amagare aherutse kubera mu Rwanda ibyo ni ibisanzwe ku isi iyo mubonye nka biriya biri kubera mu gihugu mwagize uruhare rwo kurwanira bigomba kugiraho ibyo ni ibintu biba mu bantu ku isi bigomba no kugiraho bibera hari ibishobora kubera ariko kuri twe nagashya mu Rwanda rwacu hari ibishobora kubera muri Kenya agashyara nagashya kuri twebwe kuko ubundi nk'abanyarwanda ngira ngo twe nukwesa imihigo ni ibisanzwe nta mihigo ni ibisanzwe none se bibereye muri Kenya kuki se bitabereye hano muri Uganda kuki bitabereye muri Kenya cyangwa byahabereye ikindi gihe no ku Rwanda rufite umutekano tukaba dufite n'iterambere umutekano ndi hano maze imyaka 26 mu buhungiro ubwo ngewe urumva mu mbabarire nge sinjya menya ko sinjya mbeshya sinjya ndyarya nese wahunze umutekano muke cyane nari ngiye gupfa urumva nge nahunze umutekano muke twese nuko none zikindi hejuru umutekano nta ntushobora gushyira ariko nanone hari igihe ushobora kubura umutekano wowe Major Robert akaba yawubura ariko nge nkufite nyine nge wowe ufite kuko intambara zawe
aho uzajya badusuhuriza ngewe sinshaka kwishimira umutekano wawe nge ntawo mfite urakiri dukora iki kugira ngo umutekano wawe nawe ugire umutekano ibyo ngibyo uvuze ngo dukora iki bahita batekereza bya bindi twakoze tubaha bate bari abantu barashaka nabo gukora nka bya bindi twakoze no ntago tuzakora ntago dukora nk'ibyo bakoze ubu twebwe Robert nibukunda no kubyigisha turi kwigisha urukundo urumva urukundo amacakubira aveho inzangano ziveho kwikubira biveho kwikunda biveho umuntu abone ko mugenzi we nawe akeneye kubaho ni urukundo birasaba ngo mugire urukundo natwe dufite urukundo imbabazi kugira umuntu impuhwe ukamenya ikintu umuntu ni nkundi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu kandi ushaka kumva mbivuga gutya wenda ukagira ngo hari beef mbafitiye cyangwa ishyari cyangwa urwango no oya narabababariye nda amahoro nabo nifuza ko bagira amahoro nk'amahoro ari muri nje reba kugirira amahoro mu mahanga bakumva ufite amahoro nabo nifuza ko bagira amahoro bakareka amacakubiri kuko mu Rwanda harimo amacakubiri aya nayo ayo yarahagaze kimutambwira amakuru ahubwo ntabwo mujya mumbwira amakuru neza ngo mbisobanukirwe kuko ngewe nsoma mu binyamakuru amacakubiri ndayabona niyo mpamvu wajya utubaza nkatwe tujyayo tukavuna umuheha tukuyongeza undi muzasubire turebe uko bigenda oya n'ubu ngubu mu kanya nimugora mitiki no oya nimukajye mugira urumva turi kubwira isi turi kubwira abanyarwanda bari muri Amerika turi kubwira abanyarwanda bari i Burayi hari amaze imyaka nk'iyange batashobora gusubira hariya hari abari hano hari abari mu Bende hari abari muri Kenya urumva mureke tujye tubwiza abantu kuri hari abari muri Zambia hari abari muri Zimbabwe ako none nituzaya tugera ku munsi nk'uyu nguyu twese abanyarwanda aho tugiye duherereye tujye tuwufiringa tubanze twirengagiza ibidutandukanye yes tufiringe duserebre kuko umugambi n'ubundi wari ugamije kugira ngo ibintu bigende neza twawugezeho noneho uwo twawugezeho noneho bya bindi byaje bya kiroga byajemo ibyo nibyo ndashaka ngo bigumemo bya kidobya bivemo bigende biranduka bivamo habe urukundo habe ubworoherane habe amahoro hagati y'abanyarwanda mucakubira vemo ariko ushobora kuba utabibona nk'uko abandi bose babibona bamwe tukabibona ko bimeze neza biterereye neza ntabwo impamvu yawe nanone yatuma twese tubibona ko ari uwo murongo ntabwo yaba iya rusange ntabwo ari impamvu yanjye ngewe nshingira ku bavuga ku bashobora kuvuga benshi ibyo mbumvana kandi ari abanyarwanda none se nababuza kuvuga kandi nahakana se kubyo bavuga atari byo urumva naho nyine twongeye twiririmbire iya mbere ukwakira uwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere inkotanyi Kagitumba injiwe umutara wafashwe agatuna injiye ibirunga byafashwe Ruhengeri twahituye inkotanyi iyo ndirimbo turi muri stade iyo ndirimbo nibuka abahungu twayiririmbanye benshi baguye ku rugamba bana bavuye i Burundi abitwaga ba Japan mani bibuke abitwaga ba Bruno hari witwaga Padiri ariko bamenya kiriho n'abandi hari n'abandi baba Tanzania baririmbye ngo atatukonde kama misumari nywele tuzitoka vichwani hatuwezi kurudi nyuma lazima tusonge mbele. Abo bose twari groupe nini ari ngewe ari Rutabana Japani Bruno
padiri n'abo bandi simbibuka amazina twari groupe tugira nko mu 10 iyo wumvise iyo ndirimbo original twarimbiye munsi y'igiti tuyobowe n'umugabo witwa Zigira baho Zigira kuko yajyaga twumva Zigira ndibuka yajyaga aza kutwumva akumva indirimbo tukambwira izo twahimbye noneho akatwongereramo ibinyarwanda ariko yashyiramo ibinyarwanda tukazanga atari ibinyarwanda tugapfa kubiririmba ndibuka nk'indirimbo twaririmye ngo Rwanda rw'abanyarwanda rukure mw'iyo mishyo inkotanyi z'amarere zizarwomora noneho tugapfa kubiririmba kubera bya bindi nyine byandiyo bwa iyo mishyo imisho si ibyuma none bakuremo inkota ariko nibyo ariko si ikinyarwanda imisho twaririmba tutazi icyo aricyo ubundi se twakirimbye tutazi icyo aricyo mwakavuze ngo ikuremo inkota urumva nyine sinzi ubwo yasanze twashyizemo irindi jambo ry'ikinyarwanda aravuga ngo iri muri yitwa Alphonse Zigira Zigira birashoboka we yari pisi wacu mu gihe cyacu yes hariya na Kivara turi gusa n'abagana ku musozo ariko indirimbo bundi buretse abanza afate mikoro hari ikibazo ngiye kumubaza ubone kuyifata ikibazo ngiye kukubaza abo mwaririmbanye bose izo ndirimbo bamwe na bamwe uvuze ko bagiye bapfa abenshi baguye ku rugamba iyo ubonye Imana yarakurinze bitera iki mu ndiba y'umutima wawe kuba abandi barapfuye ugasigara ni ukubera Imana nyine Imana igira gahunda Imana iri kukurema iba ifite ikikuremeye irakurema ikakurema ikongera ikakurema noneho hari uwirema ikavuga iti yazagarukira aha ariko nkanjye rwose ndeba Imana rwose ndavuga ni Imana warakoze waranditse reba kujya ku rugamba mu ntambara twarwanye ukarwana umwaka ugashira nta ntambara n'imwe usiba reba kujya mu mvura ntihagire umutonyi ukugwaho narwanye intambara ndinda ndangiza nta muntu ndashe nkubwiye abo abapfuye turi kumwe wakumirwa reka nsuhuze abantu ku munsi wa mbere njya ku rugamba nari navuze ni ngomba kurasa to nari mvuye ku training nyine narize kurasa kurwana n'iki noneho tugeze ku rugamba navuga ni hariya ndarwana noneho tugezeyo abo wasize se mu rugo cyangwa abo ugomba kurwana kurasa ku rugamba mu birunga aho twarwaniraga ntago mbyibushe neza wari wavuze ngo abantu ugomba kurasa cyangwa navuze ninjya ku rugamba rwa mbere mu birunga ngomba kurasa duitu ndagenda nari mfite imbunda yitwaga RMG bwari ubwa mbere nyine bamburaga mfite imbaraga nari mfite imbaraga icyo gihe turagenda tugeze kuri defense twagomba kwataka iyo defense nari narayirekinze ni nanjye wabagiye imbere turagenda none tugiye kugera kuri defense tuyireba nk'ahariya kwari mu rugano barambwira kiongozi arambwira ngo piga magoti hapa uprotecting abagenzi bawe noneho abandi bacaho bahita bagera kuri defense baratangira kurasana noneho mwayifrakinze se cyangwa defense just urabona akayira kajya kuri defense kari kameze nka gutya noneho baravuga bati mwe mu franking twari batatu barabakaporo babiri nanjye nari rushati piga magoti hari noneho abandi baratambuka bajya kuri defense baducaho bahagara imbere mu bagenda bajya kuri defense noneho barayipanura noneho batangira intambara kandi nari nzi ko ari ngiye ugomba kurasa mbere birambabaza ndebye baba kaporari niba ari bagaporari ubwo bwabishe ndababwira nizo tugende mbona nta gitekerezo bafite ndahaguruka nge ndigenda nkurikira abandi isasu riratogota nanjye ndashaka kujya kurasa ngo numve uko bivuga ibyambayeho rero uwo munsi natashye narashe nagezeyo ntabwo wafunguye sefu ngo uko kingorase reka da nageze nkubitana n'abarashwe bacu casualty ikintu nakoze nakuye ishati nkubita witwa Sebo wako bitugu
yari komanda wacu Sebo uramureba Afande Sebo yes noneho mukubita ku bitugu mu rugano ntabwo abantu babiri bahekaga umuntu wacahise ibiti byari inzitane ariko kuna mfite imbaraga mukubita ku bitugu ndamuzamukana nta nubwo buri musikari wese imyaka 26 wari mukuru nari mfite n'imbaraga nkomeye noneho turagenda ngeze ruguru mu nzitane n'abasirikare twari kumwe nta wendaga kunyakira urebye nahuye na Fande Gashumba niwe ari siwo wacu John Gashumba ahita nyakira aramunyakira nawe yari umusore w'ibigango umeze nk'uko kwawe w'inkorokoro meruka kuri amafaranga yo mu Rwanda yari yaye kandi Gashumba yaraguye yarapfuye tutaragera ndavuga Gashumba uyu nguyu wanoza wari yabega wari John Gashumba niwe ntabwo yarangije intambara we noneho aramunyakira turamutwara ariko kugeza n'uyu munsi Sebo ndagushuhuje Sebo yaranyubahaga iyo twahuraga yavuga ngo uyu ni mukuru wanjye Gashumba apfuye yari rankaki yari siwo yari urwego rukuru nka ku rwego rwo hejuru yari siwo wa Lima Mobile Force nuko ayo niyo mateka rero y'intambara mba nibuka noneho turagenda tugeze mu defense undi muntu washakaga ko nzavamo umusirikare arandeba bari bamurashe nawe yitwaga Serwada yari umupiganaji bari bamurashe akaboko ahambira gutya bukeye arambwira ati rodinga za antitanka rodinga ibintu byose n'undi mwana umwe w'umwescoti akuboko guhambiriye yagira ngo ntagira ubwoba kuko ntarwanye urya munsi nawe bari bamurashe ariko atari cyane mushiki wanjye bakunda gufata stories z'urugamba we akabimenya neza cyane kandi nko kuganira uko nguko ejo akazabiganira ko ari we wari uhari noneho aranjyana aratujyana tujya gutera ya defense turi batatu hahandi babarasiye ntabwo twagiye aho baturasiye twabonye kandi ga position imbere yaho turahatera noneho akajya twireka yaragize guki turi babiri ati rasaya tuohereza za antitanka turabarasa baracanganyikirwa noneho ikintu cyambabaje buriya mu ntambara mujye mwubaha umuntu ujya ku rugamba haje umugabo wabaga muri Cari witwaga Riganyire abamuzi barahita bamwumva yari inzobe niba yari half caste niba ari iki yitwaga Riganyire ahita aza nawe aza aho turi ahadufasha nawe na mescotiye yari nka paratoni kamanda cyangwa osi ibintu nk'ibyo bahita bamukubitira isasa aho nyine agwaho nyine kw'icyo giti nuko duhita tuvaho tumusigaho nk'ibyo nabyo mba mbyibuka abo nawe Imana ibakire so mu rugamba habayemo ibintu byinshi imfura zarahashiriye ariko icyangombwa nuko burya ikiza cy'abasirikari nubwo bahura n'izo ngorane zose ikintu baba bashaka ni kimwe ni intsinzi bapfa ari 10 bapfa ari 100 icyo bashaka ni intsinzi ubundi niwo bari umusirikari ingabo z'u Rwanda zirwana gupfa no abandi barwana gupfa no gukera ko umunyarwanda arwana gupfa no gupfa niba barakubaza ko mararabaza uriya turwana no ntafite umubiri kubera icyo adasubira inyuma urumva cyangwa tushirane umva ngewe mu ma operation nagiyemo nabaho nahunze mu operation imwe muri operation imwe gusa niho nagiye niho baturushije amaboko no turahunga dusubira inyuma nta yindi nigeze nsubira inyuma muri operation zose narwanye nta nimwe nzi niyo ngiye kugira ngo nsubire inyuma byagenze bite bari bagiye kumfata no kubera twatabaye twajyanye umusada ku bari bakubiswe noneho kurwana n'abasirikare rero bakubiswe bakozaho gake bagasubira inyuma noneho ngiye nsigara ndwana ngifite wa mutima ngiye kumva numva inyuma ngo mugafate sha noneho ndahaguruka ndiruka nibwo bwa mbere nabonye aho umuntu asubira inyuma na yere mugiye urayirukankana aho icyo gihe nakoreshaga machine gun wow mu gihe naherutse uwo munsi w'intuza wa mbere
Mwaka 1990 vijana wa RDF walijitolea kuipigania nchi na kuikomboa kabisa, na kiongozi imara Leti Rwije. Majeshi ya RDF, majeshi molale ya hali ya juu ilitokoa. Siasa kupenda nchi vyatupa ushindi. Joni wote majeshi tulinde nchi. Asante sana. Reka duhite tunasoreza aho ngaho. Soreza aho ngaho dushimira n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abarwanye urugamba mwese turabashimiye. Imfura z'u Rwanda n'intwari z'u Rwanda n'abakomoka ku ntwari z'u Rwanda nabo turabashimiye kuba turiho. Imana yakoze ibitangaza irabakoresha ibaha uwo mutima. Amen. Hari igihe byari ngombwa yuko ibatera imitima y'ubwoba mukabata akareka, ariko kubera Imana yakoze igitangaza. Turabashimiye rero. Ari cyo zakongeraho kuri ako kubwo buvuze ubwoba burya ni ikintu kiba mu mutima wa buri musirikari. Yego. Kubera iki? Kuko abazi ko hagiye hari urupfu, kandi abazi ko nta maso afite ari burebe isasu ngo ararikwepa. Urumva? Ariko buri muntu wese ugiye ku rugamba agatima kubwo bakaramukubita, ariko intego imujyanyeyo irusha bwa bwoba imbaraga. Niyo gituma noneho bisaba rero ngo umusikare wese ugiye ku rugamba abagiye kurwanira ukuri. Yego. Akomera umutima ukuri, abazi yuko agomba no gutanga ubuzima bwe kubera kwa kuri harimo gukiza abandi benshi agiye kurwanira. Niyo mpamvu buriya nanga intambara z'amafuti, ntabwo wanjyana mu ntambara y'amafuti ngo ngukundire. Ariko intambara ifite ikivuze ntacyo ngiye imbwiye rwose itabara benshi. Reka mbashimire. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka bajye kuri YouTube channel, ahantu hose uri kunyumva uri kumva ijwi ryanjye wo kabyarawe, ndakwinginze kora subscribe, ariko by'umwihariko Thomas Sankara Thomas Sankara ujyeho ukore subscribe, waba uri kwa Sergeant Major Robert Kabera ukatwumva tujya kureba iyo channel uyisacinge nushaka ibyunzwe bizu ukiri kuyishaka paka uyibonye, ariko kugira ngo nkorohereze ngo haye agapromotion ko kugira ngo nkorohereze reka uyisanga hano munsi y'iki kiganiro muri comment. Yes, urakoze cyane. Subscribe nkorohereze bitaza kuza kubisha. Nzababwira iby'Imana ishaka ko bamenya kandi byiza gusa. Nzababwira iby'amahoro. Murakoze cyane. Hariho ibintu by'amahoro Imana yabateguriye abanyarwanda. Amen. Turashimiye mwese rero, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kuryoherwa n'uyu munsi w'iyi tariki. Rwose Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane. Asante sana.